Ile kitu ile inatushangalisha. Ole banasema kama sie ndio banduku yenu, sie na bao tunakutana wapi? Barudie kwabo, batuachie mwingine yetu, sie peke bakongomani kwa bakongomani tuikale tusikilizane. Njoo amani nyemi iko na lomba ingie Kongo. Na leo mimi nakia baba yangu sio Mnyarwanda, mama yangu sio Mnyarwanda, lakini leo mimi nakia kujikuta huku naishi na bwana mwenyewe anasema lugha ya Kinyarwanda, bati ya Masisi, nazala naye, siweze kutupa bwana yangu na watoto yangu. Ni jamaa yangu kabambile niko naye. Na hivi leo mimi naweza rudia kule, banaweza niona bananiambia sema ke na mimi niko adui. Na chapokuwa siku adui kwa juu ya nani watoto yangu. Baniambia ke mtoto anyoka naye ni nyoka. Ile kitu ile tile iko kuloho yangu. Naweza waambia watoto yangu asema turudie, hawaweze kuitika na siweze rudia kule niache watoto yangu, lakini ke mimi naomba gouvernement yetu ya Kongo bakamate aba batu benye biko huku banasema Banyarwanda babapokeye ni bandugu yabo, baikale basikilizane, amani ingie kuinchi na sie tukupate ile amani. Njoo ile antuka, merci mingi. Imyaka yacu twari dufite bayisaruye tureba bagera no ku mazu yacu. Bageze ku mazu yacu mbona ntaho dusigaye ndahunga. Ariko bijya gutangira icyo gihe haje generali bita Janvier Karayiri. Umunsi twari twatembere nk'abandi bose, baduteye amabuye ku manywa y'ihangu. Baduteye amabuye ku manywa y'ihangu, dutakira guverinoma dushaka ibisubizo, nta na kimwe twabonye. Nyuma yo kujya mu myaka y'iwacu nabwo twaragiye turayitabaza, barimo bakora ibyo bashaka. Hari abantu babagayidinze bari bafite imbunda kugira ngo atagira abahohoterwa. Turongera dutabaza guverinoma, ntacyo yakoze. Babona ko batarangije baragaruka tena, turongera turayitabaza, ntacyo yakoze. Icya gatatu cyagiye kuza cyatumye noneho abantu babona ku bintu birenze ibindi wenda biri nyuma yabyo. Abaturage banje barabivuga kubera ko babonye byinshi, ariko noneho baje batera amabuye ku muntu, baje gupia muri OBB ho, ntabwo bigeze bavangura ngo hano barerekeza nk'uko babikoze mu myaka. Bafata igihe cyo gutangira guca imiryango y'abantu, bapiya mw'ibyo bashakaga, ndetse bo basanze mu nzu bamuteye isuku manywa y'ihangu, zari saa 10. Nuko bakimutera ku gahanga. Amahirwe twari dufite umuntu w'umufarumasi aho ngaho, ahita amukorera ubuvuzi. Ibyo byose byabaye tureba. Ubwo rero inka zo nakarusho byo byatangiye kera bimaze iminsi.